nakitakasha ngo uri cyiza pe ariko ubwiza bwawe bupfusha ubusa. Uri mwiza Jackie, uri mwiza 100% ariko ndakwinginze murangira Thierry, ndakwinginze aho uri hose jya imizi uce bino bintu, ibi bintu byo kwirirwa basebanya kuri YouTube, ibintu byo kwirirwa bavuga mu myanya ndangagitsina yawe n'ibiki bakoranye ntabwo uri ibyacu, ntabwo bitureba. Yes, reka ngusure kandi guhereza ikaze ngushimire wakoze subscribe na utayikora bwiye ngo uyu mwanya kugira ngo uyikore ubundi twitubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Muri wa turife na Fanny niyo tuje kuba tuganira muri uyu munsi. Fanny tugoye ikaze. Thank you. Unaza gute? Unaza bawo. Ni sawa? Ni sawa. Ndakumenda shimana. Ufite murare myinshi cyane. Ibanga ni irihe? Biri kugenda biza sha. Araka message boy. Kagere nke 5,000 by'amafaranga. Akapana amayero cyangwa amadolari n'amanyarwanda. Umuntu ndemesha n'ukuri ko wa muntu urakoze Imana y'umugisha. Ko ubona nabyo ririmo. Nyine ndo kwihangana ariko nyine ubwo ari kamwe umuntu arakamwa da. Reka tumushimire umutima mwiza agezeho kuba yagutekereza. Ngo urakoze ino message iranshimishije byatari. Ndamushimira. Wewe umwereje bino 5,000. Ntabwo ari ngombwa ngo uhereze gifting ibintu birenze umuntu kugira ngo yishime. Ntabwo ari ngombwa ibintu byameneye kugira ngo umuntu yishime. Bino bintu 5,000 impaye, Imana igukubire kabiri ihumugisha imirimo y'amaboko yawe. Ni ukuri ko Imana dukuye ku mutima, Imana igumugisha yivuye inyuma. Ndagushimiye, Imana ikongerere mama yawe yuzuze pe. Amen. Amen. Yes, mwabicho ni Fanny cyane murare ko hari umumaze kumukubita ka message ka you have received. Reka twikubere muri iyi mihanda yemeze bite makuru iminsi myinshi. Ndetse gato hari umwana amaze kumumagara muri Amerika DC ngo nakana kakanyeshuri ni ukuri ngo ndagufana yo. Ni ukuri ndabona nzi ko mfite abafana, ni ukuri ko Imana ndabyishimiye kuba numva hari umuntu uvuga ati ndi umukunzi wawe ndagufana ndagukurikira ndabyishimiye. Umuhose uzi ko nkurikirana yawe nyanga cyangwa nkunda ko nkurikirana. Imana igumugisha. Nkunda banyanga bose ndabakunda pe. Urakoze ishya. By'imihanda rero. Fanny rero imihanda yanyere. Imihanda niyo tugezeho. Bimaze gukara. Kubona gukubita hirya nakubita hino nabona ibintu byabaye zagara. Sose yaguye n'inshishi. Ni ibibazo gusa guys. Mureke twitonde tumenye ukuntu tubyitwaramo hato tudatirimuka gato cyane tukagwa mu cyobo kuko hano tumeze nk'abantu bahagaze ku mukingo hejuru, utirimutse gato wamanuka ukisanga hasi. Arufa siko bimeze. Urabarabuye. Ndabarabuye cyane. Tugifungurwa mu minsi yashize twaraje tuburira uriya mukobwa ngo ni Jackie. Bamwataye mwana we. Turi muri gereza batubwiye gukena gutya. Bigenda gukena gutya. Nutitondera ngo witwararike birakureba. Wa mukobwa uragenda urantuka utuka Aisha ngo yakuvuzaho yakubura yakugira inama wigira hembe wigira kara kajyahe ibyo birarekera ukomeza gutwika. Ariko muri minsi rero yacishiye make ngenda nabishima ndavuga ati umwana wenda ashobora kuba yumvishije umusabe twamuhaye kera kabaye tubona ngo ufite umugabo ngo bagutereye ivi. Ndabyishimiye ndavuga ati uko biri nimba Jackie abonye umugabo agiye gucururuka amahana ashyire hasi atuze yubake nk'umugore mu rugo. Ngira ni uko nguko muri minsi rero atuje pe. Ndumva ni nabyiza ariko bizaba byiza kurushaho wongeye gutuza kuko wari utuje muri no minsi kuko bitabaye ibyo RIB nayo iri hanze dore imeze gutya yiteguye gutwara abo bantu badafite discipline bari kuvumura abana b'igihugu. Erega nimba bikoze gutyo neje bundi mukobwa bazaterera ivi azahita muri toilette. Ibyo ni urugero rubi cyane watanze. Ni urugero ko umwana w'umukobwa azajya yifata akatuka umugabo we cyangwa akatuka sheri akamubwira ngo tubasha. Reka tuse naho twitwara ku murongo wenda nkubaze ikibazo nka tubiri. Inkuru ya Jackie yaterera ivi ni inkuru wumvise uyakira gute? Njyewe nyumva byaranunguye ko numvaga nta muntu wapfa gutereta Jackie cyangwa muterera ivi bitewe n'ukuntu yitwaraga amagambo yamuvaga mu kanwa ukuntu yigiraga. Nyine nkabona nta muntu wapfa kugira ute kumuterera ivi. Ukuntu yambara ubusura bizi ukuntu yifotozanya n'abahungu
bamufashe ameze gutya bambaye ubusa, ni ibintu bya mbere uzi. Numva nta muntu cyangwa se nta mugabo uzapfa kuvuga ngo aramushyira mu mago. Biranungura ndavuga ati wawo, Jack abonye umugabo ubasha kwihanganira bya bindi, nimba abonye uwo mugabo ubasha kwihanganira amafuti yose agira uko biri, aramukunda na byishimire, avuga ati basi mbonye umugabo ngiye kwicara mame hamwe nuze nubake. Jack muri iyo minsi akayakora ibiganiro avuga ngo umugabo wanjye nkunda gutya, bimeze gutya, mu rukundo bimeze sawa, ibintu byose wabonaga ari amahoro, anabyishimiye. Jack wari usigaye uri umwana mwiza ku rwego rwo hejuru pe, hahandi ntagira. Ariko baca umugani mu Kinyarwanda ngo akaboko kamenyereye gukomba gahora gahinnye. Kwihangana n'amezi 5 birakunaniye, nta n'ukwezi, nimba uri kunini ni ukwezi kumwe guciyemo cyangwa ukwezi n'igice utera wive. Ariko muri iyo minsi mikeya 3-4 twahita nk'iminsi utangiye kwihinduka umugabo wawe, wihinduka n'uruvu n'icyugu n'ibiki byihindura, bise bihinduka nk'inzoka za zindi zigenda zihindura. Uyu mukobwa twamufata mu ruhe rwego? Ye pesi mubeshye. Jack natunguwe, ariko ndanabyishimiye ndavuga ati ubwo abonye umugabo wenda agiye guca bugufi, ntazongera kwambara ubusa, ntazongera kwirute, agiye kubaka. Ariko nabonye nyine nta kubaka kwa Jack bro. Mu minsi mikeya ishize nibwo yatangaje ko yatandukanye wari umukunzi we, yeranye atari umugabo wiwe, ariko c'est normal, c'est wa mbere bari gutandukana n'uwo bakundana cyangwa se uwo yatereye ivi. Kuki byabaye igitangaza? Uzi se hari abantu bari kuvuga ngo nagatwiko ngo ni prank bari bateguye, ariko njye ntabwo mbifata nka ari prank kuko kuri no kwicira ubuzima. Hari igihe bashobora kuba ari prank yego, ariko hari igihe bashobora kuba banakundanaga byanyabyo, kuko ibintu Jack yagiye kuvuga hariya yumvishe byinshi ari byanyabyo. Umujama ngo akora muri salon de coiffure, koko abantu bamuzi uyu muntu akora muri salon de coiffure, icyo ni icyambere. Ikindi Jack akavuga ati njyewe umuntu yarashagiye kunkontorora gutya na gutya, ashaka kunshyira ku mategeko kandi tutarasezerana, ataza gusaba ngo gukwa wagira umugore byemewe n'amategeko. Siya ariko umuntu aguteye ivi ariko agashaka kugira nk'umugore we. Hari ukuntu umuntu aba yagutereye ivi akaba yumva wahora mu rugo iwe, muryamana buri munsi, wahora mu rugo iwe, umukoropera, umwogereza ibyombo, atarajya kubibwira ababyeyi kugira ngo nyine yerekane ko agufite. Ariko imita uko batagiye mu murenge cyangwa aba yamwihinduka akajya ahandi. Icya gatatu, abaravuze nimba barakoraga n'ibyo bintu bakora by'abantu bakunda ibiki byari amabanga yabo yihariye, ntabwo byari ngombwa kuyizana muri kamera. Wala nimba ababyana baho bikanamubaza of course ngo nagagira ku byishimo bye, ntabasha gukora gahunda neza. Of course hano hanze n'abagabo batabasha kubikora, ariko ntabwo bivuze ko abagore babo bajya kubataranga. Kandi ikindi hano hanze hari abantu bazi kuvura izo ndwara, ntabwo ari ngombwa ngo uje gutaranga umushero wawe, ntabwo ari ngombwa ngo uje gutaranga umukunzi wawe cyangwa umugabo wawe, bagakwiye gufata umwanzuro ukavuga ngo ngiye kumuvuza, apana kuza kumusebya. Ugiraho ko kumutuka umugabo wawe kugiye mu maguru, umugabo wagutera ivukarira ukishima, ibyishimo ari byose, ugiye kumutuka ngo nimbwa, nimbobo, ni gusku. Koko umuntu wakugiye mu maguru ni gusku. Ese mwa bakobwa twagiye duheza n'agaciro nyine nimba n'umuntu mwajyanye n'urukundo ukumvira mukunzi basi na rimwe nimutandukanye mujye mugira ibanga. Ntabwo ari ngombwa kujya kubana muri umukobwa ajya bare bakina amakomedi n'ibandi ndejise yatandukanye muri umukunzi bakajya hanze mwakavuga ngo yaramufashije undi ngo nta kintu yigeze ampa. Ibyo ntabwo bitureba. Nimutandukana muvuga ku mpamvu wenda cyangwa se nimuvuga ati njye namufaze cy'inyuma ibyo gusa birangire. Kandi ikintu habe bamaze kubivuga mu itangazamakuru mwajyanye muvuga ati kuki yanci inyuma ngenda birambiwe guki, ariko muri babiri ntabwo ari ngombwa muze kutubwira twese dukeneye kubimenya. Ntabwo ibyo bitureba kurwego gutukira umuntu imbere y'itangazamakuru bigeze ahangaha barabara imbwa iki nta mafaranga. Ese amafaranga ugira ngo barayatoragura cyangwa barayashaka ki ubayashakisha kugira ngo bayabone?
erega nimukumva yuko mwajya muhora murya amafaranga abagabo cyangwa abahungu bakoreye, namwe mujye mukurira amaboko mu mufuka mukore, umuhungu akore nawe ukore kugira ngo muhurize hamwe mubashe kugera ku bintu birenze. Apana ibintu byo kuvuga ngo uyu akaboko utegereje ngo kwakira kandi wagiye gukora wowe, ariko bizatungwa n'umubiri wawe. Gahunda ni gutandaraza wangize ukinjiza. Ese ubona ibyo bintu bizagiza ryari? Ese ubona umwana uzabyara akabona ukuntu bivuga yigira kuri social media, nakoze amabara menshi ariko sinigeze nkora ikosa byo ayeje akari gukora. Umwana uzabyuka nk'umubyeyi wawe ahantu ari yari kureba bino biganiro nticwa n'agahinda akavuga ati aya mezi 9 yapfuye ubusa. Hanyuma Fane ukiri aho ngaho ngira ngo umugabo wa Jackie cyangwa se wari fiancé we niba ari umuntu yabyita, nawe hari ibyo yatangaje. We ibyo yatangaje ni ibintu wafashe gute? We ibyo yatangaje yavuze ibintu nyine bikeya ariko binumvikana. Ati Jackie ni umuntu ushaka kwigira umugabo mu rugo, ntabwo ajya abasha kumva. Guys, mwabakobwa mbabwiza ukuri, iyo ugeze mu rugo n'ubwo ari ingare uca bugufi ukubaha umugabo wawe, ukumva ibyo akubwira ndabona bitameze neza, ukamuha igitekerezo mukabigiraho inama, ariko apana kwishyira hejuru ngo mwireke yuko ibyo ari kuvuga ari ubugoryi. Ushobora kumwereka ko ibintu bitari bya nyabyo ariko waciye bugufi ugakoresha ubundi buryo bwo guca bugufi kubimwereka. Apana kuhita umubwira ntabwo yigira ibi bintu bukoreye iki, uko ntabwo ariko zubakwa. Kubaka bisaba kwihangana, kubaka bisaba guca bugufi, kubaka bisaba kubaha no kubahwa. Icyo nicyo kintu bita kubaka. Nizana ukubyimbya agatuza mu bantu ngo Jackie yaravuze ati Jackie ni umuntu ushaka kunyobora, ushaka kwigira nk'umugabo mu rugo, umuntu unyubaha, umuntu utumva. Ayo magambo siyo yavuze, hari ikindi kintu arenzaho ku giti cyiwe. Ibyo nibyo yatangaje, ariko se mbere yuko ajya gutereta Jackie hari icyo ataraze kuri we muri ibyo ngibyo. Buri kintu gihari ni iki ngiki. Akenshi nuko tuza kutuvuga ngo umuntu arahinduka, cyura kwenda umunyabyaha, ariko nkajya mu rusengero cyangwa akagira umuntu mbwiriza nkakizwa nkajya mu ibyo byaha. Rero hari n'abakobwa usanga baramenyereye uburaya, baramenyereye iki, cyangwa hari n'ibyo mu buraya kubera yavuze uko bijya, nawe ugasanga abana b'abakobwa ntabwo bazi gutandukanya ibi bintu. Guys, niba ubonye umukunzi, hari abakobwa benshi nzi usanga yajya ahantu akisanzura agatera story n'abahungu bahari akabatera story, ariko havamo umuhungu umwe umutereta muri babandi ajya yisanzura agatera story. Za story kwa kwisanzura byatara avuga ibintu bitarekeranye, ibishimishije n'ibidashimishije, agahita bigabanya kuko hajemo urukundo. Bawe inshuti byavuyeho, za story zavuyeho, ubu ngubu hari kugeraho ibintu byo kuvuga ikintu cyo kugira ngo uvuge ibintu byo kubaka. Niyo mpamvu n'umuhungu ajya gutereka bita Jackie yavuze umwana n'umukobwa ni mwiza. Ashobora kuba yagize turama mu rukundo, ashobora kuba yagize turama y'ababyeyi cyangwa inshuti ze, bigiye wenda nimuba hafi azahinduka, ahame hamwe abe yaba umugore ambyarire uriya Jackie yabyara umwana mwiza cyane, umwana w'igishongore, umwana usa neza umeze neza, abashije gutuza kubaka. Avuga ati uyu muntu namukuraho umuryango mwiza muzima, reka mukure muri ibi ngibi. Ariko Jackie ntabwo ari uko yabifashe, yabifashe nk'aho ari ibintu byahita biri aho ngaho. None rero abahungu baza badukunze ariko twebwe tukabona nk'ibintu biri aho ngaho bibaho. Rero yumvaga ko we azamuhindura, ariko kumuhindura abonye bidakunda. Rero nimba arakomeza, nimba arahagarara, ubu niyo matsiko mfite ngiye kumwibariza yandika muri commentaire. Ese umuhungu nyuma y'ibi bintu ukoranye na Jackie bikaba bigiye hanze gutya tukaba tubimenye tutari ngombwa ngo tubimenye, ni agatwiko urakomezanya nawe cyangwa muratandukana burundu? Njyewe nibasubirana nzahita menya ko ari agatwiko, kuko nta muntu wari wagusabye imbere y'itangazamakuru urakansebye muri famille wenda batwuye. Nta muntu wari wagusabye mu itangazamakuru isi yose biri kureba hano. Ribu yaguhagurukiye wageze ubwo se yaba yarakoze, ariko yaba yarakugiriye ngo barunaka ngo nabo rero batanga imiti ngo utume ngo gukunda n'ibiki, yaba yarakugire kwa Sarongo pe. Nabo nakeka ko ari ngogo ari urukundo rwaba ari ibindi bintu bimuzanye. Ikindi se kwa mugani Jackie ikunda abantu bafite amafaranga, yamaze gutangaza ko nta mafaranga ugira, yamaze gutangaza ko ahantu bamutereye ivi ari we wahagize wajya kwaga kwa iki n'ibiki.
wasanga ari hetero yigura ko dore ko akavuga ngo agira amafaranga nakita akabasha ngo uri cyiza pe ariko ubwiza bwawe bupfusha ubusa uri mwiza Jackie uri mwiza 100% ariko ndakwinginze uri umwana w'umukobwa ukeneye ejo hazaza ndagusabye ubwiza bwawe buha agaciro y'ubupfusha ubusa byo nicyo kintu nama namugira kuko bivuga amaso irinde ko amaso yaza mu gihe kubera kubabuza amavuta n'uburenga kugira ngo n'amavuta azabura ubuye n'umuntu waguteretaga ndetse n'umuntu wese waragiye ibiganiro wakoze azatinya avuga ati se nimba nayo mfite gahunda yo guba nakunana Jack wenda yatandukanye na sheri we ndahera ndashingira kijya kumutereta nanjye mvuye bigenze nawe akajya kunaranga usura indi mugabo zakujyana uri kujya kumena amabanga y'umusheri wawe yamufitanye byo cyane ndikwibaza ese niko bitwika murangira tsere ndakwinginza uri hose jya imuzi uce bino bintu ibi bintu byo kwirirwa basaganya kuri YouTube ibintu byo kwirirwa bavuga mu myanya ndangagitsina yawe n'ibiki bakoranye ntabwo uri ibyacu ntabwo bitureba ubibaceho bagire discipline mu kanwa kabo genda gushyigikiye kuko n'abandi bose bagiye bacaho bavuga abandi bagatongana bagirana amakimbirane n'abajya gusebya abandi ubibaceho yesi mbishyigikiye ukabura ruciye ndaruciye pe uyu mukobwa umwana w'umukobwa nimba bitarama afite nawe mbizi ariko bakwicaze simvuze ngo bagufunge ariko bakwicaze bakuganirize bakwereka ikibi n'icyiza nicyo kintu ngiye ngusabiye nese aho bahereye ko atari ubwa mbere sirimwe si kabiri afite inshuti afite abavandimwe afite benshi bamugira inama ubona amezi arayahe aho bahereye abenshi bamugira inama ariko ubuyobozi ntibwigeze bumugira inama iki nicyo gihe ngo bumugire iyo umuryango yanze hakora itegeko hakora ubuyobozi rero umwana n'imbe yananiranye abana bananiranye urabizi ko babajyanaga handi babajyanaga nyane uwawa ngubu ntabwo njye aricyo kintu ndi kumwifuriza nimba nimufatikanisha zari iminsi 3 iri kumuganiriza baranganirije ngerayo hariya iri kumuganiriza ibiganiro yamaye yabyumvisha nanabyubashye pe n'ababyeyi nawe nibakuganiriza abari kujya muri gereza ntabwo ariko hari icyo barusha ntabwo ariko badafite tayi nk'izo ufite ntabwo ariko badafite ubwiza nk'ubwo ufite nk'uko uri kubivuga ariko singusabiye gereza njye musabiye kugira ngo bakuganirize kuko ufite terema muri wowe niba ufite n'ikibazo cyo mu mutwe bakujyana imbere naho baravura genda ruciye imbere baravura ibi biganiro ibi ntabwo ari ibintu by'umuntu muzima nimba ari na muzima aba ribu niramuganiriza kuko nawe irahari kugira ngo dushyire ku murongo kuko icyo nyikundira se irahari ngo kushyire ku murongo 5 kwa 5 nta kintu na kimwe yibagiwe hejuru cyane ko mara yanjye abana bananiranye birirwa banywa urumogi abirirwa banywa ibiki abirirwa barara mu tubari babandi bajya kwigurisha buriya nta makuru ufite bari abakobwa basanga ngo bagiye kwigurisha bacunga asanga yazize bagakora umukobwa bakajyana ingegera bakazitamo nk'ibyumweru nka 3 bakabarekura ava muri gereza hano kwa Kabuga ava muri gereza avuga ati rero ntabwo nzongera gukora uburaya pe akaba yavuye ati ngiye gufata n'ubundi bireka koko basi ngiye gucuruza inyanya nyine barabireka bigo babiretse byakunze ariko barabireka bitewe n'uko babonye gereza bose ubutaha bongeye kunsubizamo byagenda gute akabireka gutyo fani birango mbere ko tugana ku musozo uko bisa kose uyu munsi wabwiye Jackie ariko ngira ngo n'umuvugizi wari cyangwa se urwego rw'ubugenzacyaha iyo butanga inama ntabwo wabibwira umuntu umwe hari n'undi ubikora tutaramenya cyangwa se ubikora mu ibanga bavuga ngo twese muri rusange umuntu afata umurongo uboneye kugira ngo afate umurongo uhwanye n'ibyifuzo bye. Niyo mpamvu mbere ntagira navuze ngo Jackie ari guhereza urugero rubi abana b'abakobwa cyangwa se urubyiruko muri rusange. Ibi bintu yakoze ntabwo byagakwiye kuko ashobora kubikora gutya undi wese ubibanye akajya abikora. Niyo mpamvu nibagira inama cyangwa bagahana Jackie niba abikoraga wese avuga bya bintu ntabwo ari byo ajye ku murongo yihane. Niyo mpamvu ngo musabiye inama sabiye Jackie inama n'abandi babonereho. Dore ko bamwe batangiye kukugira amajanja ubwo batangiye gufata umutwe wawe bakawushyira ku muntu wambaye amapingu. Jackie witonde nyamuneka reka ngusengere
ntujye muri gereza ariko witondere kuko bari kukugira amajanja ya mwana we. Urya irimenyo uvuga ugira kuko n'ibyo wagushatse ntabwo wakubura muri iki gihugu, ntabwo bibaho. Abo witwaza ngo ugira ngo na ba runaka cyane nuza baramufunze azira kunywa inzoga, wowe uri kwishyira hejuru wowe barakureka. Fane, reka tugushimire ko witabiriye ubutumire bwacu, tugushimire ko wanagiriye inama zigiye zitandukanye abadukurikiye, ariko nawe tugira ngo tuguhereze umwanya ku giti cyawe nka Fani, hariya ni 240 Fani TV 250. Okay. Babwire basaba ibikorwa byawe kugira ngo bakomeze kugushyigikira, bagutera inkunga mu buryo bugiye butandukanye, cyane ko none ubwo wahindutse uzajya bohereza ibyiza. Nawe nibabireba abantu bose bari gashimira abantu bakuje muri iryo shuri ukabanza ahubwo niba ndi kubona byiza cyane. Uziko nibisanga ikiganiro nakoze wenda nka Paul bibiri ku munsi, gasanga ikiganiro cyagize sub 500 gutyo. Ni ukuri kwimara mbanze nshimire abantu bose bari gukora subscribe, ndabashimiye n'ibintu abantu bari kuri nkurikirana, ni ukuri kwimana ndabashimiye. Imana ibahe umugisha, megabyte mwakoreshaga Imana izongera mujye muhora na megabyte. Ni ukuri mukabura amafaranga, ariko ntabwo ari megabyte gusa, mukabura n'icyo kurya naho kurana nabyo biba bikenewe, kuko ntabwo wajya kureba kuri YouTube urebe gushimisha ubabaye ufite ahantu ho kurya ibyo kurya cyangwa ahantu ho kurara. Imana byose ibibahereze mu izina rya Yesu. Kandi abashimira cyane, mukomeze mukore subscribe kuri Fani TV, ariko si gukora subscribe gusa, mukurikirane ibyo ndi kubashyiraho, ni byiza birakunzwe, muri kubikunda, ndi kubashyiraho ibintu mwakunda kandi cyane, ibintu byiza ndi kubashyiraho, mujyeho mudukurikirane kandi ndabakunda cyane. Mukore subscribe ahantu hose kuri buri muntu wese muri kubona ari kuzamuka, kuko abakeneye kugira ngo nawe atere imbere, abashe kuba yamutunga nawe. Nyine mujye mureka dufashanye nk'abanyarwanda mwana. Sibyo? Yego. Fani, reka tugushimira cyane rero, mubwire abadukurikiye ngo mugere mujye kuri Fani TV. Bafyonda. Utakagira ngo akagira ngo baguhigira gutera inkunga. Igishimishe kuri ibi ni uko wahindutse, noneho barajya basanga ibintu bizima. Kandi bizima tukubwire ngo n'ubutaha ujye ugaruka hano. Ni bam turi kumwe cyane. Asante.